mumeze mutereka nizere ko mumeze neza. Murabibona uyu munsi niteretse kuri kamera ngaragara right now. Ni ukuvuga ngo ikintu kinzanye hano cyangwa amakuru anzanye hano ni inkuru igira gutya n'ubundi ivuga kuri Rugaju Rigani. Mwabonye dusora amakuru cyangwa se inkuru ivuga yuko uwitwa Rugaju Rigani na Jangwani umuyobozi w'abafana ba PRFC bamajije gutabwa muri yombi, ariko nkaba mbonye indi nkuru cyashya ndavuga ati reka nze nyibatemo nyibabwire. Mfite amakuru yuko umuntu witwa Rugaju yagambaniwe na Lorenzo Christian cyangwa Musangamfura Lorenzo. Wakibaza ngo yamugambaniye ate rero? Lorenzo yagambaniye Rigani muri ubu buryo bugira buti: Lorenzo ngo icyamukweye kuri RBA ni ukubera ko yashyamiranye n'uwitwa Rigani, ariko bakimara gushyamirana n'ubundi ngo Lorenzo yagendaga abwira Rigani ngo nawe ahondi nawe uzahajya, aho ngaho ndavuye nawe uzahava. Turumvikana. Kandi andi makuru dufite ashoboka nuko ngo kuri RBA umuntu wese ufunzwe cyangwa ukatiwe n'ubundi ntagaruka ngo asubire ku kazi, n'ubundi ahita avaho. Wabihuza gutyo rero, wabihuza nuko ngo witwa Lorenzo yabwiye Rigani yuko ngo nawe kuri RBA n'ubundi igihe kizagera nawe akavaho, ndetse ngaranamubwira ngo wowe igihe kizagera uveho nabi unabe nanjye mpagaritswe amezi 2. Ayo ni amakuru twagiye dukesha duhabwa n'abandi bantu bari hafi ya Rigani, babanaga na Rigani bya hafi, harimo abitwa ba Axel Rugangura, harimo bakwizigira. Urumva bavuze ko uyu muntu Rigani yagambaniwe na Lorenzo Christian Musangamfura. Tukimara kumenya iyo nkuru tuvuga ati why not, reka tuze n'ubundi iyi nkuru duhita tuyisohora n'ubundi, kuko abantu benshi bari bacanganukiye bavuga ese koko nibyariye aya mafaranga byagenze gute. Urumva uwitwa Lorenzo akimara kumva ikipe ya APR ivuga yuko iri mu bihombo by'amafaranga menshi cyane yatakaje umunsi yajyaga gukina na Pyramide, yatangiye gukora iperereza ishaka ahantu ayo mafaranga yagendeye, ahanyaho aho byari bikwiye naho bitari bikwiye. Uwitwa Rigani rero ngo yagendeye ku itike y'ikipe ya APR, ibyo ni ibintu bitari birimo kurya byose, itike y'indege no kugaruka, agenda avuga yuko yoherejwe na RBA n'ubundi agiye mu kazi. Urumva ibyo bintu umuntu bari babiziranyeho cyangwa ajya kugenda yabibwiye ni Lorenzo. Lorenzo ngo yaritaye mu gutwi, ahita hamagara umuntu umwe mu bantu bafite indi mirimo bashinzwe nyine yo kumanaginga ibikorwa by'amafaranga PRFC yagiye ishyiramo byafa aho ngaho, ngaramubwira ati uwitwa Rigani mucekinge murebe wa munsi 2020 PRFC yajyaga mu Misiri gukina na Pyramide, ntabwo umuntu witwa Rigani yari ari mu mibare, ntabwo ikipe RBA yari yamwohereje, ni tike yabakinnye kandi hagendeye amafaranga menshi. Ngira nti rero nkavuga ati ubwo nyine yabonye nawe yirukanwa, aravuga ati ariko iki kintu ni nkikora Rigani agafungwa cyaga kanakatirwa uko amafaranga yo yarariye. Murabizi ko yagiyeyo n'amafoto arasohora, RBA itungurwa no kumubonayo, kandi hari undi muntu boherejeho utari no mu bintu by'urubuga rw'imikino, niyo bari bahaye misiyo. Rigani abaragiye ku itike ya APR, gutyo amafaranga birangira agendeye aho ngaho, bagikora n'iperereza. Ubwo akimara gutanga amakuru nibwo kuri ya match ya APR na Gorilla bagiye bahita bamufata bamwambika ipingu, ndetse n'ura Jangwani n'ura mukobwa wundi cyangwa se ura mugore nabonye ari umudamu, bahita bababika bati mube murimo hano mu gihe tugishaka iperereza ryanyaryo ryuzuye. Urumva
ayo ni amakuru mba mbazaniye hano kuri Mr Today TV. Abagira bamubwire ngo kora subscribe nonaha, kora subscribe ufungure inzogera. Amakuru mashya ni hano wayasanga nta handi. Urabona ntabwo twari twiteguye, turayumvishe, turabatireka duhita dushyiraho kamera tuze tubabwira aya makuru, nubwo nta kamera dufite, nubwo mutari musanzwe mumbona gutya, ariko ndavuze ni aya makuru ngomba kuyabaha today buruko update yose sotse kuri Rigani wanyu nza babwira. Ariko habayemo akagambane ka Lorenzo agambanira umuntu witwa Rigani. Murakoze cyane, ibihe byiza, n'abakunda andi makuru nakagaruka. Ciao.